Reka mbasuze kandi mbifuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi mwe mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka duhereze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cya none. Umuvandimwe rero wa Dorcas ariwe Vestina yagaragaje rwose imvamutima ze ubwo nyine yashyiraga ku rukuta rwe cyangwa se ahashyirwa amafoto ajya amasaha 28 ni ukuvuga nyine kuri story, aho yavuze ati Dorcas ufite ubwiza rwose butangaje. Yamugaragariza rwose urukundo nk'umuvandimwe we, dore ko nyine uyu Dorcas ni amafoto yabashije gufata ubwo yari ari mu bukwe bwa Niyo Bosco ku munsi w'ejo. Akaba rwose ari amafoto meza cyane, ubona rwose ko uyu Dorcas yari yambaye neza kandi agaragara neza, ndetse ntiyazuyaje kuko yahise ko anasangiza abakunzi be by'umwihariko abakoresha urubuga rwa Instagram. Uyu nyine Dorcas niyo mvuga, aho rero yasangije abakunzi be amafoto amwe n'amwe yifotoje ubwo ari kwa Niyo Bosco nyine muri iki kirori. Bamwe mu bakunzi be rero bagiye batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, bamwe bati rwose urasa neza, abandi ati uri mwiza, ndetse abandi bakavuga ati gusuka rwose birakubera, ati urasa neza, ndetse ariko nabonye bavuze ati rwose uzanatobore, ni ukuvuga nyine amatwi azayatobore, ariko bamwe bagiye bamusubiza bamubwira ati ntabwo rwose bikwiye. Uyu Vestina rero nubwo yifurije nyine ibyiza uyu muvandimwe we Dorcas, ariko Vestina ntabwo yabashije kugaragara mu bukwe nyine bwa Niyo Bosco, dore ko benshi rero bari bahanze amaso bavuga bati dutegereje kwirebera Tina wacu, Tina wacu, Tina wacu arahagana ye. Benshi bakomeje kuzengurutsa amaso hirya no hino, ariko nyamara Tina ntabwo yari yabashije kuhagera, aho rero mu bakunzi be rwose bari kugaragaza ko bamukumbuye ku rwego rudasanzwe. Ni nyuma y'uko Tina amaze igihe atagaragara ku mbuga nkoranyambaga, aho rero mu bakunzi be bagiye bavuga bati turamukumbuye cyane. Biragaragara rwose ko uyu Vestina akumbuwe cyane cyane ari kumwe nyine n'umugenzi we Dorcas, dore ko iyo bahuye baba bafite stories zidasanzwe. Ubu n'ubukwe rero bwabaye ku munsi w'ejo ubwo Niyo Bosco rero yarushinganaga n'umukunzi we ariwe nyine Irene Mukamisha, dore ko ari ubukwe bwaranzwemo udushya twinshi tugiye dutandukanye. Niyo Bosco yahawe impano nyinshi n'abavandimwe we, gusa icyari kitangaje cyangwa se icyatunguye benshi ni impano bamwe mu babarizwa muri music nyarwanda by'umwihariko ibikomerezwa, impano bahaye Niyo Bosco ni impano nziza cyane. Bamuhaye impano yiyongeraho kuba ari abahanzi bamuhereza impano yo kuririmba, aho bafatanyije barangije bararirimba. Nk'umuhanzi Bruce Melody yaririmbye indirimbo Catherine, ndetse n'indi yonyine afatanyije ariko na Niyo Bosco, ubwo Niyo Bosco nyine yacurangaga gitari, ukabona rwose ko ari ibintu byiza kandi biryoshye. Ndetse ntabwo ari Bruce Melody gusa wabashije kuririmba, n'uyu Dorcas nawe rero yaravuze ati Niyo Bosco twabanye neza, kandi nyine watubereye umwanditsi w'indirimbo mwiza, utuba hafi muri byinshi, ndetse ntabwo natwe twabura kukuririmbira, nubwo atari ari kumwe rero n'umuvandimwe we Vestina, ariko yafashe mikoro arangije araririmba afatanya na Aline Gahongayire. Muramwibuka uyu Aline Gahongayire afitanye indirimbo na Niyo Bosco, indirimbo yabashije gukundwa hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika yose. Ni indirimbo nziza cyane ndetse bananyujijemo bayiririmbamo. Uyu Aline Gahongayire rero akaba ari umwe muri bari batashye ubukwe bwa Niyo Bosco, ndetse nyine akaba yari no kuri table nziza iri abastari by'umwihariko nk'umusitari Bruce Melody, ndetse akaba yari ari kumwe nyine na Aline Gahongayire barimo baganira, dore ko uyu Aline Gahongayire niba mubyibuka neza yigeze kugura ikoti Bruce Melody yigeze kujyana mu gitaramo cya Soshomura, ubwo Soshomura yamurikaga indirimbo album Mavi.
icyo gihe Aline Gahongayire yabonye ikoti Bruce Melody yari yambaye aravuga ati iri koti narikunze ariko ndashaka kurigura. Iryo koti Bruce Melody yavuze ko rihagaze agaciro k'amafaranga Rwanda 500, ariko Aline Gahongayire aravuga ati ngenda guhereza miliyoni imwe n'ibihumbi 400. Ni ibintu byashimishije abakunzi ba Bruce Melody ndetse no ku ruhande nyine rwa Aline Gahongayire, ndetse abangaba bakaba batari banaherutse guhura. Kuri inshuro rero Aline Gahongayire yanezerewe cyane no guhura na Bruce Melody itayi iwacu, dore ko bari ku meza amwe bari kuganira cyane, ndetse n'uyu nyine Dorcas nawe bari ku meza amwe, by'umwihariko na manager wabo Murindahabi Irene nawe yari ari kuri aya meza amwe nyine hamwe n'abandi basitari bagiye batandukanye bamenyere hano muri industry nyarwanda. Bwiza ntago yahejwe, nawe yaravuze ati niyo bose ko twabanye neza umuhanzi, nanjye reka nkuririmbire ku munsi wawe udasanzwe, umunsi w'ubukwe. Bwiza nawe rero akaba yararirimbiye uyu niyo bose. DJ Philbit ni umunyamakuru, ndetse nawe akaba yaragize uruhare mu kuzamura impano ya Niyo Bosco nyine kugira ngo tubashe kuyimenya twese. Akaba yaramwemereye inka, akaba ari ikintu cyose cyashimishije abari bitabiriye ikirori ku munsi w'ejo. Twavuga ko atari ubukwe gusa, ahubwo cyari ikirori, twavuga ko ari n'igitaramo. Cyari nk'igitaramo rwose kuko bararirimbye, baratarama, barishima, dore ko n'ikindi cyadanje uyu Niyo Bosco yabashije kuririmbira umukunzi we indirimbo we Irene, indirimbo yigeze kuririmbaho ariko aririmba agace gato ubwo yateraga ivi. Sinzi niba mwara mubyibuka neza, uyu Niyo Bosco ako gace karirimbye gato n'indirimbo aririmbiye uyu mukunzi we nyine Irene, ku inshuro rero kuri mariage. Niyo Bosco aravuze ati akira impano, akira agaseke nari naranze gufungura rwose, arangije agafunguriraho nibwo yamuritse rero indirimbo yise Irene yaririmbiye nyine Irene birumvikana, dore ko abamubwira ati Irene mukunzi wanjye. Nakaririmbo keza cyane, akaba rero akaririmbo kahise kugahembura n'imitima y'abari bitabiriye icyo kirori. Ibyaranze ubukwe bwa Niyo Bosco ni byinshi cyane bigiye bitandukanye, ntabwo kandi twabura kubabwira ko ari ubukwe bwari bwahuje imiryango yombi, by'umwihariko umuryango wa Niyo Bosco ndetse n'umuryango nyine wa Irene, aho babashije kumenyana, dore ko benshi batari banaziranye, by'umwihariko ari nk'abasitari ku rundi ruhande babashije kumenyana. Nyuma y'uko abahanzi bamaze kuririmba bagiye bakata keke, ni keke nini cyane rwose, wabonaga ko uyu Niyo Bosco yabyishimiye cyane, yari yabyishimiye. N'abahanzi barimo Bruce Melody, Dorcas, Aline Gahongayire, uyu baheruka gukorana indirimbo na Niyo Bosco nyine indirimbo nshyashya, uwo wari uzi nawe yari ahari. Ubona rwose ko bari gukata keke mu buryo bwiza cyane. Ni ikirori cy'abarangiye rero ejo ku mugoroba, aho nyine barangije mu kirori, no kuvuga reception, akaba ariyo basorejeho nyine, aho nyine ari n'abahanzi bagaragarije urukundo bakunda Niyo Bosco, baramuririmbira karangije karahava. Ariko byinshi twagiye tubigarukaho mu biganiro byabanje. Icyo nagusaba ni uko wamanuka hepfo gato ukabanza ukareba ibiganiro byinshi twagiye dukora. Ni ibiganiro bigiye bitandukanye, udushya, ndetse na bya bindi ariko utigeze ubona cyangwa utigeze ubwirwa n'uwo ari we wese. Kujya kure ya Wakanadel official no kunyagwa zigahera. Icyo ngusaba nuko wakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo nyine byose byiza birano bijye bikugeraho 5 kuri 5. Jye mwabanye nyita Wakanda. Ndabashimiye.